turabashuhuje inshuti mukurikiye ikiganiro cyacu ibitabo n'amateka. Tubaye kandi ikaze mu kiganiro cyacu ibitabo n'amateka. Ni ikiganiro tubagezaho icyo tuba tugambiriye no kugira ngo abanyarwanda barusheho kugira umuco wo kwandika no gusoma ibitabo, cyane cyane abanyarwanda bakiri batoya. Mu kiganiro cy'umunsi muri kumwe nanjye nitwa Xavier Bizimana. Filemo ari kuhanga bwa kamera, naho Emmanuel ari kuhanga bw'ivyuma. Uyu munsi rero turaganira ku bitabo by'abana. Si ubwa mbere dusanzwe tubiganiraho. Turaganira ku bitabo by'abana, twibanda ku banditsi bandika ibitabo by'abana, ndetse twibanda no ku nzu zisohora ibitabo by'abana. Ndi kumwe na Uwimana Emmanuel Sempa. Karame. Emmanuel, ukaba uri umwanditsi w'ibitabo iby'urubyiruko, iby'abakuru, iby'abana ndetse n'iby'amateka ho gakeya. Uwimana Emmanuel, ukaba uri umuyobozi w'inzu Bella Publisher. Yego. Tukaba rero tugaha ikaze tukubaza ngo Bella Publisher muhagaze mute? Na mahoro, turashima Imana. Turi mu ngamba zo kuganira n'inyuguti n'ibitabo. Muri iyi minsi muhugiye mu buhe bwanditsi cyangwa muhugiye mu gufasha abanditsi bandika ibiki? Ubu mwino minsi turimo turafasha abanditsi bakiri batoya, barimo kwandika amateka yabo, amateka y'ubuzima bwabo. Harimo n'abandi turimo gufasha abandika ibitabo by'abana. So ni ibyo ngibyo rero duhugiyemo, birimo n'ubwo byatumye mudutumira hano kugira ngo tuze kubiganiraho. Uyu munsi turibuze kuganira ku bwanditsi bwibanda cyane ku bana, bwandikira abana, ibitabo byandikirwa abana. Ariko muri iriya nzu yanyu mu gufasha umuntu, uvuza abantu bandika ku buzima bwabo. Yego. Abantu bakiri bato bavuga bati twebwe ubuzima bwacu bumaze igihe gito, nta mateka, nta makuru ahagije ahari. Kuko umuntu araza akababwira inkuru ye, mukamufasha kandi igitabo kikaboneka, cyangwa bisaba abantu b'inararibonye baciye muri byinshi? Ya, nkuko mubivuze, ubundi nkunda kubwira abantu ko buri muntu wese ni umwanditsi, kuko hari ibitabo nyine by'amoko atandukanye, ariko hari n'ibitabo twita ngo ni bibliography, bivuga ku buzima bw'umuntu ku giti cye, cyangwa ku bw'undi muntu ushaka kwandikaho. Ushobora gushaka kwandika ku buzima bwawe, ushobora gushaka kwandika ku buzima bw'umubyeyi wawe, bw'umuntu wakugiriye umumaro, ushobora kubera abandi icyitegererezo. Rero icyo dufasha abantu, navuga ngo buri wese ashobora kuba amateka ye cyangwa ubuzima bwe bushobora kuba n'igitabo, ahubwo twebwe icyo tumufasha ni ugushyira ku murongo bya bitekerezo yaduhaye, bwa buzima yaciyemo, cyangwa wa muntu ashaka kwandikaho igitabo yaciyemo, ku buryo buri buvemo ubutumwa bwiza bwafasha usoma cya gitabo kugira icyo asigarana. Kuko buriya navuga ngo umuntu wandika igitabo icyo aba ashaka nuko ubumenyi afite cyangwa ibyo yamenye atabyiherera na wenyine, ahubwo yabisangiza abandi. Rero muri urwo rwego mwari mumbajije ko icyo ngicyo buri wese yaba umwanditsi, kandi buri wese ashobora kugira igitabo cyiza. Ahubwo yo ndimo kubwira abantu bashaka kwandika amateka yabo, tubanza kuganira, ese niki wumva cy'ingenzi kizafasha abantu nk'ubu butumwa ushaka gushyira hanze? Rero iyo niyo navuga ngo niryo banga ryo kwandika igitabo. Buri wese yakwandika, ahubwo wandika iki, wandikira ndi. Ya, nicyo ngicyo navuga. Ushaka kugana Bella Publisher aza yaranditse ibyanditse ukabimurebera, cyangwa ushobora no kuzana igitekerezo ukamufasha gutangira? Ni ukuvuga ngo twakira abantu b'ingeri zitandukanye. Uwa mbere, hari umuntu uba ufite igitekerezo. Nk'ubu n'urugero, abonye kino kiganiro ibitabo n'amateka, aravuga ati ariko nanjye kuko mfite ibintu numva nasangiza abandi, ese nacahe? Urumva uwo muntu aratubwira ati hari ikintu kingurumanamo numva nagasangiza abandi, washobora kutuzanira igitekerezo. Harimo noneho n'undi wagerageje kwandika uko abyumva, afite icyo twakwita manuscript cyangwa se draft cyangwa se inyandiko itanononsoye, ariko arashaka uburyo twayimukorera neza, tukayikosora, tukayitangaza, tukayishyira hanze nk'igitabo cyujuje ibisabwa. Uwo nawe turamufasha. Harimo n'abadubwira bati none ngiye ndashaka kukubwira inkuru yanjye cyangwa ubuzima bwanjye cyangwa se igitekerezo, none ibyo atubwiye tukabiheraho tukandika, tukavanamo cya gitabo. Andi makuru mukeneye mukajyamo yamubaza. Aha, yego. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi buriya publisher cyangwa se umuntu utangaza igitabo abanza kwishyira mu nkweto z'umwanditsi cyangwa ushaka kwandika cya gitabo, kugira ngo ibyo azandika bizabe neza biri mu nyurabwenge cyangwa se mu murongo mwiza nka wote, cyangwa icyo umwanditsi yashakaga gutangariza abantu. Ni iryo banga rero ry'ubwanditsi. Tuba dukabije tuvuga ko tutashobora kwandika ibitabo.
ntabwo muba mukabije ahubwo muba muvuze bitewe nyine n'amakuru mufite kuko iyo ukomeje kuganira n'abantu cyangwa se yego iyo uganire n'abantu akagusobanurira inzira uri bucemo kugira ngo wandike cya gitabo usanga byoroshye rero buri wese yaba umwanditsi iki gikenewe ni amakuru ese ndi bubigenze gute ndatangirira hehe kugira ngo nyine nzabone igitabo nk'iki cyuzuye gifite bya bindi byangombwa byose biranga igitabo mpuzamahanga. Isano Bella Publisher rero hano hari ibitabo mwatwandikiye ntabwo ibyo mwafashije abandi kwandika noneho nimwe mwabyanditse ubwanyu yego mwanditse ibitabo 2 by'abana ndetse 3 uretse ko ni 3 kimwe kikaba cyanditse mu ndimi 2 yego ibi ni ibitabo mwanditse ryari ko bishobora kuba bisohotse vuba ubusanzwe ngenda umwanditsi w'ibitabo ngira ngo ni babyumvishe nsanzwe nza hano muri kino kiganiro nandika ubundi ibitabo bitandukanye bibanisha umuryango nyarwanda kuri ino nshuro rero hari ubusabe bw'ababyeyi bavuze bati ibitabo mwandika ni by'abantu bakuru kubera iki mutadushakira ibitabo by'abana bifasha abana nabo gukunda gusoma no kwandika ni muri urwo rwego rero ibi bitabo tumaze ikiringo hafi umwaka turimo kubitegura rero tubishyize hanze muri kuno kwezi kwa gatandatu 2026 yego kuno kwezi gushize nibwo bibashije kujya hanze urumva biba bisaba gukora amateste gushaka amashusho aherekeza za nkuru washyizemo kugira ngo umwana nibusaba dukurikiye yuko igitabo cy'umwana kiba gitandukanye n'igitabo cy'umuntu mukuru abashaka yuko ibyo umubwira ibyo umusomera ahita bibona neza ku buryo bimworohera gusanisha inkuru na ya mashusho rero navuga ko ni ibitabo bisohotse muri kuno kwezi kwa gatandatu urumva twari tumaze umwaka urenga tubikoraho nk'inzu itangaza ibitabo n'ubundi byatangajwe n'iyi nzu yacu yitwa Isano Bella Publisher rero navuga ngo ni abandi bana basanga abandi ntibari umuntu b'abakuru ni ibitabo rero tuzaniye ababyeyi n'abana muri bino biruhuko urumva niyo target yacu kugira ngo bibafashe kwiga kwandika kwiga kubara inkuru kwiga gusoma inkuru ngufiya ukanareba bya bindi twigaga byitwa kumva umwandiko comprehension du texte rero ni igitabo usoma cyangwa ugasomera umwana ukiri muto cyangwa nawe akisomera noneho warangiza nyuma yo gusoma ya nkuru ukamubaza ibibazo bitandukanye byo kugira ngo urebe niba koko yakurikiye yumvishe neza yego ni ibitabo rero byamaze gusohoka ndetse byabonye ni nimero ISBN mu gitabo cy'Ikinyarwanda ni nimero nimero iranga igitabo ni nimero mpuzamahanga iranga igitabo nimero mpuzamahanga iranga igitabo byamaze kuzibona bivuga ngo ubwo byarangiye kwandikwa ntabwo bikiri amadraft ntabwo yego urabitubwiraho kimwe urabikurikiranye uko ubishaka reka mpere kuri kino ni agatabo k'abana nise ngo inkuru ya Ruyuki na Kimonyo ni agakuru gatoya kagaragaza ibitekerezo by'ubushuti buri hagati ya Kimonyo na Ruyuki ariko nanone bigaragaza mu kubungabunga ibidukikije rero navuga ngo mu kwandika reka bariho mperaho mu kwandikira abana icyambere ugomba kubanza kureba amakuru anako amagambo ataremereye yoroheje yumvikana kandi noneho ukarasa ku ntego y'icyo ushaka guha wa mwana nk'ubutumwa ari busigarane rero ni agakuru twatekereje turanandika turanashushanya ni agakuru kagaruka ku mubano wa Ruyuki na Kimonyo Ruyuki tuvuga duhita dushyiraho amashusho agaragaza Ruyuki na Kimonyo wabo tuzi ariko tukagerageza kubisanisha n'abantu kugira ngo wa mwana abashe kumva neza ibyo ushaka kuvuga hano rero aka gakuru kagaruka ku mubano wa Kimonyo na Ruyuki aho Kimonyo yaganiraga na Ruyuki avuga ukuntu bafite impungenge z'umuntu umuturanyi wabo witwaga muntu wabatezaga ibyago by'imyuzure n'inkongi z'umuriro za hato na hato zituruka kuba umuntu akoresha ibidukikije nabi akagira ibyuka biryana cyangwa se byangiza ikirere agatera imiti yica udukoko turimo n'inzuki mu bihingwa aho inzuki zijya guhova ubuki bagaragazaga impungenge ya miriro za nkongi zangiza ya mashyamba cyangwa bwa bwerezwa inzuki zihovamo
nuko niyo nkuru rero ni agakuru keza kagaruka ku bikorwa bibi bya muntu bituma yangiza ibidukikije byangirika. Utangira utera inkuru yawe uvuga ko kera habayeho Ruyuki wakoraga ubuki, hakabaho na Kimonyo wakoraga ubuhinzi n'ubworozi. Kadusomera uko utangira, uko uterura ino nkuru. Yego, murakoze. Baravuga ngo kera habayeho Ruyuki na Kimonyo, barakundanaga cyane, bagasangira akabisi n'agahiye. Kimonyo yakoraga imirimo yo guhinga, akeza umusaruro mwinshi, agasagurira amasoko yaba yo mu gihugu no hanze. Naho Ruyuki we yakoraga umwuga wo korora no gukora ubuki ndetse no gutwara umusaruro uturuka ku buhinzi n'ubworozi mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacyo. Ruyuki na Kimonyo bafatanyaga muri byose, bagahana amaboko, bagafatanya kugeza umusaruro wabo ku masoko yaba y'imbere mu gihugu no hanze. Bakundaga kujya inama ziteza imbere ibikorwa byabo by'ubworozi n'ubuhinzi. Yego. Izi nshuti zombi zakundaga kuganira ku bibazo by'ingutu byugarije imishinga yabo, birimo umuturanyi wabo witwaga Muntu wahoraga yangiza ibidukikije. Byatumaga ubutaka Kimonyo yahingagaho bwangirika, ubundi bugatwarwa n'isuri. Ndetse ibyo bikorwa bigayitse bigatuma haba imyuzure, inkongi za hato na hato, byasimburanwaga n'izuba ryinshi ritera amapfa, rikangiza ibikorwa remezo bitandukanye. Wenda warekera aho ngaho kuko ugisomye cyose ntibaba bakikiguze. Baba hano harimo uburyo utera amatsiko abana, ku buryo ubana bakuru udutabo dutoya, ugasoma yumva ashaka, nawe ubwawe usoma washaka gukomeza, wagera ku kadomo ugashaka kongera gukomeza. Ubu buryo abana bashobora kuba babukunda cyane. Nibyo navugaga, wavugaga Ikinyarwanda cyoroshye, inyuguti nini, yego, zisomeka, hanyuma inkuru zivuga. Hano rero ni muntu mu by'ukuri, nubwo wabyise Ruyuki na Kimonyo, ariko ni muntu wavugaga muntu ubangamiye muntu. Wabyumvishe. Yego. Rero impamvu dukoresha siritu inyamaswa ni twa tuntu cyangwa se twa dusimba cyangwa se za nyamaswa babana bisangamo. Iyo rero akabonye gashushanyije rwa Ruyuki rwahindutse nk'umuntu ariko stili rugifite ishusho y'Uruyuki, araryoherwa na kagakuru, akaryoherwa n'iryo shusho, ariko akaryoherwa n'amagambo akurikira ya mashusho. Ibyaryoha kuruta ngo kera habayeho uw'Imana wangizaga nuko Bizimana ajya kumushaka. Ibyo koko niko bigenda bikurura abana, bigatuma bumva ubutumwa bukatambuka, n'ibyishimo umutima bikaza, n'ubumenyi bukaza. Agatabo keza cyane rero. Ubwo niko washyize mu Cyongereza? Ko nashyize mu Gifaransa. Nako nise ngo l'histoire de Ruyuki et Kimonyo. Ni amashusho rero, yaba amashusho yaba teste byose ni bimwe. Ururimi n'urwo rutandukanye. Icyo twashakaga kwari ukugira ngo naho nibutse ko nk'umwanditsi iteka uburimo gusubiza ibibazo by'abakugana, by'abakiriya bawe. Rero ubusabe nagiye nakira n'ibindi bitabo nagiye nandika, byinshi nabyandikaga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko abantu bagiye bambwira bati duheye no mu zindi ndimi kugira ngo abana bacu naho bisangemo, be kujya basoma bya bitabo bivuga kuri ni porogaramu yo kwigisha gusa, ahubwo banasome n'utwo dukuru twinshi tubafasha, baguke mu ntekerezo, bamenye yuko hari utundi dukuru twiza kandi twigisha abana. Niyo mpamvu rero nabango nahisemo na translation yo gushyira mu Gifaransa. Turimo no mu rundi rugendo rwo kuzaduhindura tuno dutabo natwo mu Cyongereza. Yego. Tujye gusoza kuri iki ngiki kugira ngo dufate ikindi. Ku paji ya 20 ari kubabwira ngo ntacyo bimbwiye, cyangwa arababwira ati nta bintu ibyo muvuga byose ntabyo n'ubu. Hano bavuga ko nyuma yo kuganira ku bibazo umuntu yari yabateje, iyi nkongi twavuga ko agakuru duhere kuri paje ya 19 niho turi busobanurira shusho ikurikiraho, aho yavuga ngo iyi nkongi yahitanye, ya nkongi yatejwe na muntu, yahitanye ibinyabuzima byinshi birimo nyirabayazana muntu n'ibikorwa bye byinshi. Iyi nkongi ihosheje Ruyuki na Kimonyo
batumije inama batumiramo n'umuturanyi wabo umuntu wundi wari wasigaye bamusaba kugabanya ibikorwa bye bibangamira abaturanyi be nawe ubwe bitamuretse gusa arabasuzugura ababwira ko we icyo ashaka ari ukugera ku iterambere ryihuse ibijyanye n'ibyangirika atitaye ku byangirika. rero iyi shusho irimo hano ku badukurikiye ni ishusho nyine muntu yabasuzuguye nyamara ahagaze mu butayu ahari inganda zicucura imyotsi. Ruyuki rero na Kimonyo barimo kumubwira bati nturebe ibintu wadukoreye ko imyuzi iradusize iheruheru. Mbese muri make bamubwira ko abagirira nabi atiretse ariko we akibwira ko hari ibyo byose ntacyo bivuze. Ntacyo bibwiye kuko icya mbere ni iterambere kandi rero tubihujije n'ubuzima turimo mwino minsi koko abantu turimo gushaka gutera imbere ngira ngo yaba abana badukurikiye cyangwa ababyeyi bakunze kubikurikira aho usanga twese nyine turi mu iterambere bakatubwira bati nyamara izi modoka zicucura imyotsi yangiza ikirere bigatuma habaho inkongi z'umuriro habaho guhumeka umwuka utari mwiza bakadushishikariza gukoresha ibinyabiziga bikoresha ingufu z'amashanyarazi za moteri nka kimwe mu byatuma barwanya ya myuka mibi isohorwa n'imodoka cyangwa n'inganda. Ikindi bakadushishikariza no gutera ibiti hirya no hino bakavuga ati nusarura igiti kimwe utere 5. rero aka gakuru nicyo kavugaga nubwo nyine umuntu aba ashaka kuvuga ati ngenda ndashaka iterambere ryihuse ndashaka kugera ku ibi inganda nyinshi izi n'izi gutya ariko iyo nicyo dushimira leta yacu y'u Rwanda yo igenda ishyiraho n'izindi ngamba zishobora gutuma hagabanywa nyine kubungabunga ibidukikije. Abakoze cyane ni igitabo kimwe muri bitatu za kutuganiriraho ibitabo byiza by'abana ibitabo byongera ubumenyi ariko binahwitura. Yego tugeze ku cya kabiri urabyikiye cya kabiri ni agakuru nise ngo inkuru y'amatwi n'imbeba. noneho kuki atari matwi na mbeba none niba nyambeba atari umuntu ntabwo ari imbeba yigize umuntu. Twagaragaje ko n'imbeba zavugaga tuzitiza amajwi ariko icyo n'imbeba nuko zabaye nyinshi aho kuba imwe niyo mpamvu tutakoresheje na mbeba kuko atari kuba ari umuntu umwe ahubwo twavuze ngo yego personnage imbeba nyinshi kuko ugatuma inkuru y'imbeba nyinshi zitandukanye. Akabamo rero umwana w'inkubaganyi byagenze gute? Aka gakuru nako twakanditse cyangwa twagatekereje tugarutse kuri bwa buzima tubaho umunsi ku wundi mu muryango aho usanga twavugaga yuko hari umwana w'umukubaganyi habayeho n'umugore babyara umwana w'umukubaganyi witwaga Amatwi. Rero agakunda kurira ibiti agakunda kurira intebe ugasanga inshuro nyinshi afite inguma biseba ahantu hose kurira igiti agahanuka akikubita hasi kurira intebe se ibyo ni bwa buzima busanzwe bwa buri munsi. Noneho tuvuga ko urugo imyaka itandukanye rukaba rufite amatungo n'ubundi mu rugo nayo atandukanye. Hano rero ikintu twagarukagaho twavugaga noneho mvuge impamvu tugaruka ku matungo n'iki papa si n'aya matungo yo mu rugo ya listinga hano nuko tutarimo gusoma gakora ariko birimo ibihingwa tuvuga hano ni ibihe twabivuga kugira ngo twigishe abana ibyo ibyo bikoresho byo mu rugo. Hari aho dusomera nawe ujya kumva ko harimo isomo ryihuta. reka tuvuge hanyuma tuze kureba naho bihuriye n'ubwo bukubaganyi bw'amatwi. Reka duhere nko kuri paje ya 9 aho tuvuga ngo mu gihe cy'isarura ibi bihingwa bitandukanye byabaga sinzi mpereye kure. Reka duhere abagize umuryango banywaga amata bakarya amagi ndetse n'inyama zikomoka kuri ya matungo twavuze haruguru ingurube inkoko n'inka aho gukoresha isukari banywa igikoma cyangwa icyayi cy'ikawa bakoreshaga ubuki bwavuye kuri za nzuki boroye. Harimo abana batazi ko ubuki bukoreshwa nk'isukari. Munsi y'urugo hari hateye insina zivanze n'imbuto zitandukanye zirimo amatunda amacunga indimu avoka imyembe inkeri n'ibindi. Ibi nabyo byabaga biri mu bigize ifunguro rya buri munsi. Ibi bigatuma ababaga muri uru rugo bahorana umubiri uzira umuze
kuko babaga bafashe amafunguro yuzuye. Ifunguro ryuzuye riba rigizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Mu gihe cy'isarura ibi bihingwa bitandukanye byabaga binyanyagiye ahantu hose. Hari kandi ibyabaga biri mu mitiba no mu bitebo mu gihe hagitegerejwe ko byahunikwa mu bigega byabugenewe. Ibi byatumaga muri uru rugo hahora imbeba zabaga zaje kurya ibisigazwa by'imyaka. Rimwe na rimwe zajya kuri bya bigega ndetse no mu mitiba irimo ya myaka zikayikegeta bigatinda. Izindi nazo ziraraga mu myenda zikayigira indiri yazo, iyo zitakegese zikayinyaramo n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Donc ni agakuru n'amashusho meza cyane agaragaza ibitebo byabandagaye, imbeba ziranyuranwamo. niyo iyo shusho mwari murimo muvuga igaragaza koko za mbeba, ku buryo wa mwana nasoma avuga ati imbeba ni iyi. ni icyo ngicyo. Umutiba ni bavuga ni noneho akandi yenda nkomeje hano hirya muri uru rugo no mu baturanyi. Reka nkomeze hano. Izi mbeba iyo hageraga nijoro abandi basinzire zajyaga kurya ibirenge n'intoki by'umuntu wese wabaga yaraye muri uru rugo atoze cyangwa ngo akarabe intoki. Aho nawe ukaba ugashyize. Yego, ni ukwigisha abana yuko bagomba kurara boze kandi banakarabye intoki. Zazaga bucece abantu batuye agatotsi, maze zigasimburana kurya agatsinsino cyangwa imitwe y'intoki n'amano byabo, ari nako zirimo gushona zihuha ngo uwo zirimo kurya atabimenye. Kura umuhuha. Yego, bwacya mu gitondo yajya gukandagira akumva arababara, yareba agasanga imbeba zamuriye. Muri uru rugo ndetse no mu baturanyi ntawari ukirara atoze cyangwa adakarabye intoki kubera gutinya imbeba. Abararaga batabikoze babaga bazi neza ko iryo joro bari buze gusura imbeba. Ibyo ngibyo rero uratanga ubutumwa butandukanye. Yego, uratanga ubutumwa ku byerekeranye n'indyo yuzuye, uratanga ubutumwa ku byerekeranye n'amoko ashobora kuba yigize, uratanga ubutumwa ku isuku n'ibindi byose. utu dukuru rero ni uko nguko tutwandika ubugira ngo wa mwana koko nasoma aryoherwe, yimagine koko cyangwa se arebe koko nawe yaraye atoze, niba atararabikoze akaba ati yambe bitaza kuza, agerageza kubisanisha na ka gakuru nawe akagira amasomo asigara. Iki ni igitabo cya kabiri, cyo ntabwo uragishyira mu Gifaransa no mu Cyongereza, kandi twizera ko nabyo uzabikora. Hakaba rero iki kirekire cyo ni inkuru y'isabukuru y'amavuko. Yego, icyo tugezeho ni kino, ni igitabo nise ngo isabukuru y'amavuko ya mubyara wanjye. Kano gatabo nako kugatekereza nako narebye abana muri iki gihe bakunda iki, buriya nacyo nk'abanditsi nacyo tukirebaho. Wanagiheraho kugira ngo batere amatsiko utume basoma. Hano rero abana benshi cyangwa se mu muco nyarwanda aho tugeze usanga ibintu byo kwizihiza isabukuru y'amavuko abenshi tuzi ngo birthday, umunsi cyangwa itariki umuntu yavukiyeho, byabaye ibintu byiza, bimaze gufata indi ntera, bigeze ku rwego bwa batisimu cyangwa guhabwa amasakaramentu bya kera. Ubu usanga ari ibirori bikomeye mu muryango. Ntibigiye gutera umutima uhagaze ababyeyi cyane iyo bidakontorowe neza cyangwa ngo byitabweho, usanga harimo ababyeyi benshi dushaka kubikora nk'uko kwa runaka babikoze, bikaba byagira ibyo bihungabanya mu mutungo, kuko nyine hari igihe ukora ibirenze ubushobozi bwawe, ariko buriya igishimisha abana ntabwo ari uko abakoreye ibirenze, ahubwo iyo simbole yuko ubitaho. Niba yabiboye ku muturanyi, ngiye kuguha nk'urugero, turabizi abana nyine ibirori by'abana biba birimo abandi bana. Umwana w'umuturanyi rero yaje cyangwa iyo wawe agiyeyo akajya muri ya sabukuru y'amavuko, buracya mu gitondo nako bati nanjye muzabinkorere. Rero icy'ingenzi ni uko umubyeyi abikorera umwana mu bushobozi bwe, nawe aranyurwa. Ubushobozi bwe yego, ariko si ubushobozi bwe bwose bugomba kujya buhora mu masabukuru, kuko
ubu ni ikintu gishya nk'uko mubivuga. yego ni gishyashya, ni ikintu gishya kandi kigenda gifata Indi intera. Yego. Nimba ufite abana 6 n'umugabo n'umugore ubwo muri 8, ubwo mu mwaka mu minsi mikuru mwajyaga mukora muzongeraho iminsi mikuru 8, kandi umwana azareba uko ukorera undi. Nudakora nk'ibyo yakoze bizaba ibibazo, nudakora nk'ibyo umuturanyi bizaba ibibazo. Wajya bikubira hamwe ugashaka umunsi umwe ukabakora anniversaire. kandi nicyo nanjye nagiye kubabwira kuko nk'uko bivuze ko iki gihe nyine abantu navuga ngo ni byiza ko tugira izo nzaduka z'iminsi mikuru wiza cyangwa n'iyindi mico mvamahanga, ariko tukamenya uburyo tuyigenzura neza. Biroroshye yuko ubwo bushobozi niba budahari ushobora kuba ati twese mu rugo turakora anniversaire ndakuri Noheli ni urugero, wa mutsima umwe mwateguye buri wese akawukataho kandi araryoherwa. Icy'ingenzi ni uko yibona muri cya gikorwa, ntiyumve yuko nyine bitamureba. Ikigoye ni ugukorera umwe abandi ntubakorere, cyane cyane gukora umukuru ugasiga umuto. Ushobora gukorera umuto ugasiga umukuru. Ariko icyo ikigambiriwe ni ukureba ngo ese abana turabashimisha. Mu gitabo cyawe rero dusa nkaho twagiye tutarinjira mu gitabo cyawe neza ngo turebe icyo uvuga kuri uyu, ndetse hari n'inama utanga ku bijyanye n'uburyo bwiza bwo gukora izi anniversaire. Nsa nkaho nagutanze hakiri kare. Yego, komeza. Murakoze. Aka gatabo nako twagatekereje nyuma yo kureba ibintu bikunze kugerwaho cyangwa gukorwa mu muryango nyarwanda bikorerwa abana ndetse n'abana bibonamo. Niho twatekereje rero kuvuga ku isabukuru y'amavuko ya mubyara wanjye, ariko ikindi twari tugishaka kugarukaho hano ni ukwigisha amasano. Amasano ari mu muryango niyo main purpose. Niyo mpamvu twagise ngo isabukuru ya mubyara wanjye ni isabukuru, ntabwo ari isabukuru y'umwana turanye cyangwa isabukuru ya mwene wacu. Iyo sano urayivuga izina. Iyo sano rero turayivuga izina. Ni babyara banjye bari bahari, n'abashiki banjye bahari, na ba nyirase, na ba masenge bahari, na ba marume. Rero intego kwari ukwigisha abana bazasoma kano gatabo amasano. None n'umubyeyi ahereho kuri kano gatabo asobanurira umwana icyo apfana na runaka, icyo apfana na runaka, kuko uno munsi usanga abana bazi ngo ni kwa anko, ni kwa shangazi, ni kwa, ariko n'ugiye mu Kinyarwanda ari nacyo inteko y'umuco n'abakuru batwigisha, ni ugushyira hamwe kugira ngo twigishe umuco nyarwanda, kandi umuco nyine uhera ku masano. Rero icyo nari ndimo kuvuga ni uko turimo kwandika kano gakuru, twavuze inkuru ndende y'umwana wari utuye mu ntara y'Amajyaruguru, twahise Musanze. Papa we yatumiwe na mushiki we yuko hari isabukuru y'amavuko y'umwana, ko arimo gusaba uruhushya rw'abo bana bagenzi babyara ba wa wundi bakazaza muri iyo sabukuru. Naho inkuru itangirira. Rero umubyeyi akimara kumva iyo nkuru, abana bari mu biruhuko, tubisanishe n'uno munsi kuko abana bari mu biruhuko, niko byagenze. Umubyeyi arababwira ati rwose mbahaye uruhushya, mwitegure muzajye gusura mubyara wanyu mugiye no mu isabukuru ye. Nuko abana rero barahihibikana, nk'abana bari bavuye Musanze bagiye i Kigali kuko niho mubyara we yari atuye cyangwa nyirasenge yari atuye. Nuko barishima cyane bavuga bati tuzajya mu isabukuru y'amavuko. Nuko rero agakuru karihuta, tuvuga urugendo bakoze. Nuvuga ngo aka gakuru kagaragaza none umwana wari urimo kurakonta cyangwa kuvuga histoire, urimo kuvuga amakuru ye y'urugendo rwe. Twabaye nk'aho tumuha ijwi, we akivugira ibyamubayeho. Twabaye nk'aho twandikira wa mwana rwa rugendo rwe yakoze. Aka gatabo nanone kigisha abana kubara inkuru mu gihe hari event cyangwa se igikorwa runaka cyabaye. Rero tuvuga urugendo bakoze, ingorane bahuye nazo bageze mu nzira, ubwo bari bavuye mu modoka bageze aho bita kwa Nyirangarama, basiga umuntu ko yagiye kugaruka mu modoka. Nuko urwo rugendo rwabo birangira tugarutse n'ubundi tugera mu rugo byaba bari babakiriye umunsi mukuru ko bageze. Ibyo byose turabivuga kino gitabo, tunagaragaza ya mashusho uko batanze impano bitewe n'ubushobozi bwabo bwaho bari bavuye. Urumva byaje bavuye nabi Kigali, aho babonye impano runaka. Nuko byagenze. So rero aka gakuru nuko nguko kavuga.
kavuga muri makeya ibyo bintu byose ndetse kakanafasha wa mwana wageze i Kigali kuvuga uburyo yatemberejwe i Kigali na wa mubyeyi yahasanze n'ibyo yahigiye ariko atahavuga ngo nindamuka ngezeyo nanjye nzabwira ababyeyi bacu natwe bajye badukorera isabukuru y'amavuko ubu urababateje nuko mama n'abateje ariko twabihereyeho yuko niba bikora bazabikore neza mu rwego rwabo ariko bashimisha abana kuko ni ibintu bigezweho nyine ni ibintu ni umuco twavanye iw'abandi uzi iwacu ariko nawo mwiza ni umuco mwiza cyane cyane ko ushyira imbere gusabana kandi gusabana ni kimwe mu bintu abantu baba bakeneye ni kimwe umuryango uba ukeneye ngayo nguko rero ni Uwimana Emmanuel ni umwanditsi w'ibitabo akaba abarizwa mu Isano Bella Publisher ni inzu yandika ifasha mu kwandika gusohora ibitabo kubitangaza akaba ari umwanditsi wadukoreye inyandiko zitandukanye ibitabo yatwandikiye ibitabo bitandukanye hanyuma bigaragaza abisohora yanyuzamo hano n'ubundi akaza akabidusobanurira ni ibitabo byibanda cyane ku mibereho y'abantu ni n'ibitabo byibanda ku noneho ageze ku kwibanda ku bana tukaba rero tumushimira uruhare agira mu guteza imbere ubwanditsi haba kwandika nk'umwanditsi ariko noneho ukongeraho no gufasha abashaka kwandika nk'umupublisher yego ni ibitabo watweretse uyu munsi ni ibitabo bitatu hari icyitwa Matwi n'imbeba hari Kimonyo na Ruyuki akaba n'isabukuru ya mubyara wanjye yego igitabo kimwe kirashishikariza abana kumenya amasano no kumenya ibiba mu cyaro no mu mijyi aho bigiye bitandukaniye no kumenya igihugu cyacu ukurikije kuva Musanze ugera i Kigali urwo rugendo harimo n'utararukora nk'aho tuba dutembereje umuntu uri bunakaye na nk'irusizi utaragera naho ngaho tukamufata tukamujyana urwo rugendo uko rukorwa icya Kimonyo na Ruyuki kitubwira ibijyanye no kwita ku bidukikije kikahamagarira abantu kwita kubibungabunga icya Matwi n'imbeba cyo kitushishikariza kumenya ibintu kumenya iwacu yego kumenya iwacu mu rugo kumenya ibihabera n'ibitabo byiza cyane rero turashishikariza ababyeyi nyine basazi nyine babigure bigura make rwose nizere ko bidahenda cyane ntabwo bihenda ko bihari birahari natangiye kubigurisha ngubu natangiye kubigurisha agatabo kamwe hano ni 5,000 byonyine urebye twebwe icyo tuba tugurisha ni printing cost kuko kugira ngo igitabo byibuze gisohoke ariko ibirimo imbere rero umwanya umuntu aba yataye turacyarimo kwiyubaka turabizi ko yubwiye umunyarwanda ati igitabo ni 20,000 arikanga kuko umuco ntagura urasakara ko wo gusoma cyane ariko igiciro dushyiraho ni igiciro kiri affordable cyangwa se cyoroheje umubyeyi yagurira umwana igitabo kandi ikintu nkunda kubwira abantu igitabo ntago ari ikintu gisaza uvuye ngo wenda kizaba expire mu gihe runaka kirangiza agaciro igitabo gihamaho imyaka n'imyaka iyo ugifashe neza tucyongereho ugasanga rero turimo turagerageza kwegera ababyeyi kugira ngo koko muri za ngorane tuzi z'ubutunzi n'iki dukore twa dutabo n'ubushake ariko bushobora kuba ari buke ariko wasanga abanyakabari ubwo bukene batarabumenye kuko bo amafaranga y'ababyeyi barayabona abana rero bo abana iyo ni umurage w'ibitabo baba bagomba kuwugira tubonewe natwe kuwufasha gushishikaza ababyeyi mugura ibitabo mu bisome ibitabo se biri kuboneka hehe ibi by'abana ubu kugeza ubu nari nkirimo kuvugana n'inzu zijya zimfasha kugurisha ibitabo harimo Caritas ntabwo rero ndabigezayo kuko urumva tugeze ku itariki zingahe byasohotse mu mpera za kuno kwezi kwa gatandatu ariko bitarenze kino cyumweru ndakora uburyo naho biba byageze kuko nibo bajya bamfasha kugurisha ibitabo ariko nanone waramuka akeneye kamwe muri tuno dutabo aho yaba ari hose yampamagara kuri nimero yanjye
0788 89 20 53. 0788 89 20 53 akaguhamagara mukavugana uburyo ibitabo byamugeraho. Ntabwo ari ibintu bikomeye, kohereza ikintu ucyohereza umuntu ni ibintu byoroshye cyane. Ubwo rero turagushimiye. Ni umwanya wo kutwibutsa n'ibindi bitabo wanditse cyangwa se ibyo ufasha abantu kwandika nabyo tukabimenya kugira ngo ushishikarize abantu. Murakoze. Nk'uko nabigarutseho n'ubusanzwe ndi umwanditsi w'ibitabo, ni bwa kenshi tuganiriye hano, ndetse yenda n'abadukurikiye bakunda gukurikira kino kiganiro ibitabo n'amateka basanzwe banzi, ariko reka nongere kugira ngo urebye kino kiganiro no munsi nawe amenye ko hari ibindi bitabo nawe aba yagishaka gisome. Igitabo cya mbere ni ikinise Isano Isumba y'Amaraso. Ni igitabo kigaruka ku buzima bw'Abanyarwanda mu muryango nyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, aho usanga abantu benshi barokotse Jenoside, abantu benshi bari mu muryango nyarwanda barakomeretse. Abenshi rero uganiriye nabo kubera bya bikomere bafite bya bwa buzima banyuzemo, aravuga ati nta mpamvu yo kubaho. Ukabona yarihebye, ukavuga ati rimwe na rimwe ati ndagerageza bikanga. Rero twabwiraga abantu, abo bantu turi kubana nabo mu muryango nyarwanda, abana bavutse nyuma ya Jenoside, abari bari hanze nyuma ya Jenoside, ese aba bantu tubana nabo umunsi ku wundi twabafasha iki? Ese Jenoside ubundi yakozwe ite, byagenze bite, ni bande bagizemo uruhare? Ese noneho ko dukeneye kurema indi sano isumba y'amaraso, hari ababyeyi basigaye ari incike, bakeneye abantu bababera abana. Hari abana basigaye ari imfubyi, bakeneye ababyeyi. Itabye ni byinshi ntabwo nzi kuza kubona umwanya wo kubivuga. Reka nihute. Rero nabwiraga abantu tureme indi sano isumba y'amaraso kugira ngo dufashe wa muryango nyarwanda kongera kubaho. Kino gitabo nicyo kivuga. Ikindi gitabo kari kano nako nagatabo k'abana kavuga ngo gaje ajya gusura nyirakuru, nako nafashaga abana kura contextual no kumenya ngo ninjye hano nanjye nikorera gakuru, ejo dusigaye dufasha n'abana kwandika ibitabo, ejo atubwira ka histoire tukamukafasha kugashushanya no kukandika. Na kano gatabo nicyo kavuga. Ikindi gitabo nanditse nicyo bita ibikomere byawe byanteye gukomera, twahinduye no mu Gifaransa cyitwa De tes blessures et ma résilience iminsi ishize. Rero ni igitabo nacyo kigaruka ku bikomere, ku bantu babana n'ibikomere, aho bakomezanya. Aho twabwira abantu aho guheranwa n'agahinda, ganira na mugenzi wawe, hari icyo yagufasha. Twanabwiraga abantu dore sinye cyangwa se ibimenyetso biranga umuntu wakomeretse. Nubona umuntu afite bino bimenyetso cyangwa nawe bifite, uzihutire kujya kwa muganga, ahubwo ushaka icyakorwa kuri we. Yego, kino gitabo nicyo kivuga. Ikindi gitabo twanditse n'ikitwe Ikiguzi cy'Imbabazi, cyo kiri su forme y'inkuru ndende, aho tumera nk'abantu barimo kura contextual, icyo bita fiction book, kubara inkuru y'abantu babayeho, aho umuntu akuganiriza amateka ye n'ubuzima yaciyemo kubera abantu, ukumva ubuzima bwose igisobanuro cyabwo namarira ni ibibazo. Ariko twabwiraga abantu ngo wiheranwa n'ibyo bikomere, wiheranwa n'abantu bakugirira nabi, tanga imbabazi. Imbabazi rero twagarukaga no kuvuga ngo imbabazi, umuntu nagusaba imbabazi z'uko wamukoshereje, wumva ikiguzi cy'imbabazi watanga ari ikihe? Ese wowe hari uwo wakoshereje, wumva ugiye kumuha imbabazi cyangwa se wumva yakwishyura ibingana gute? Twagarukaga rero ku kiguzi cy'imbabazi. Iyi nkuru nikivuga twigeze kubiganiraho. Ikindi gitabo ni iki twavuze, Inzozi z'urukundo. Nawe wibonamo? Yego, nanjye nibonamo. Hano twaravuga ngo abantu, buri muntu wese abashaka kuba mu rukundo, akunda agakundwa. Ahubwo twatangaga inama ivuga ngo ni gute waba mu rukundo udakomereka cyangwa ngo ukomeretse abandi. Twaherekezaga wa muntu ukinjira mu rukundo uko yarusaba, wamenya gute umuntu ugukunda, ukubabaje, sige yakubabaje wabigenza gute, ese tukaguherekeza mpaka uryohera rwa rukundo. Inzozi z'urukundo ni igitabo gifasha cyane abitegura kurushinga urubyiruko, babitegura hakiri kare, atari bya bindi byo kwiga umubano wageze ushyingirwa. Yego, igitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyiza cyane. Ikindi gitabo twanditse ni iki cyitwa Ibango ry'ibyishimo byanjye nawe, aho twavugaga yuko nyuma yo gusanga muri sosiyete abantu benshi tubaho ubuzima butari ubwacu, tukabaho tubabaye, twarabwiraga abantu rero ati
nyamuneka ibuka yuko nawe uri umuntu ikunde, wikunde nurangiza ubeho ufite intego zo kubaho buri munsi wawe, intambwe yose uteye wumve ko irimo kugana ku byishimo. Niho rero uzirukana wa mubabaro. Harimo uburyo bwinshi, harimo amabanga menshi wakoresha wimenya. Numara kwimenya bizagufasha kubwira abandi uwo uriwe, bagufasha kugera kuri bya byishimo. Hano harimo ayo mabanga. Ikindi gitabo ni iki twise umurunga w'urukundo. Ni urukundo, abenshi bakunda bavuga ngo nkunda kwandika ku rukundo, ariko hano none nagarutse ku rukundo rw'abacu batakiriho. Rwa rukundo bantu twakundaga, ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, abaturanyi bacu, bantu twakoranye, twabanye nabo gute mbere yuko bapfa. Kino gitabo kigaruka nacyo ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, aho twandikaga urukundo rw'abacu batakiriho, ariko none ntiturwandike ku munsi dutandukana, ku munsi w'amarira n'ibyago, umunsi baza kutwica cyangwa se kwica ababyeyi bacu n'abavandimwe, ahubwo tukabavuga mbere yuko ibyo biba, twabanaga nabo duti. Noneho tukibuka bya byiza byose nubwo bisozwe n'umubabaro, ariko tukavuga ngo turacyabazirikana. Mu byo tuzirikana, mu byo dusigaranye na rya wa murage w'urukundo, ibya bikorwa byiza bakoze nabyo tubihamane. Rero wowe udukurikiye nawe ushobora kuba ufite amateka y'abawe batakiriho, nyamuneka uzakoze ibaba muri wino nawe wandike urwo rukundo. Rero nyuma y'ibi ngibi twanditse, ibi nibyo bitabo byanjye navuga nka Author Emmanuel Uwimana Emisempa, ariko noneho muri yanzu yacu tunganya ibitabo twakoze urundi rugendo rwo kuvuga ngo dufashe abandi banditsi bashaka kwandika, tubafashe noneho nabo kwandika ibitabo byabo. Rero hari igitabo cya mbere icyo twise ngo Kabibira Sportif de Petite Sœur de Blave, Tom 1, ni igitabo cya Honorable Mukazibera Marie Agnes. Yaje hano twakiganireho, kivuga ubuzima bwe nk'umusportif kuva akiri umwana kugera ageze no muri politike, anashishikariza abakobwa bakiri bato kwitinyuka, bagakora ibyo bakunda bishimira, kuko hari aho byabavana naho byabageze. Ko ngiye kwandika ibindi manwe. Birahari pe, birahari. Cyangwa mwara biryamishije. Oya, biri mu nzira. Kano gatabo kano kari mu Gifaransa, twamaze kugahindura mu Kinyarwanda, kazaza hano vuba nako muzakabona. Hari n'ibindi byinshi afite. Ikindi gitabo none twafashije abantu kwandika nk'Isano Bella Publisher, ni iki uruhare rwawe mu rugo wifuza kubamo, cy'abarimu bishyize hamwe bitwa ngo The United Teachers for Preventing Family Conflict. Nacyo twaganiriye nabo. Nabo ni igitabo cyiza nk'uko wabivuze, gifasha bantu bakoresha blood shower, cyangwa se bya biganiro bihabwa abana bagiye gushinga urugo, ni gute bifata mu rugo, ese ibibazo bibaye bigenda gute, ese inshingano z'urugo ni izihe, ni ibyo ngibyo. Rero nk'Isano Bella hari n'ibindi byinshi mishinga iri imbere turimo gutunganyaho, dufasha babanditsi bakiri batoya batazi aho bahera bandika igitabo. Turagufasha kuva ku gitekerezo kugeza bya bitekerezo byawe bibaye igitabo. Rero turahari ku bwabo, babyumve kandi bagiye babasanga, mubaganirize, mubafashe. Mu byo Isano Bella mukora, ntabwo nzi ko habamo n'abana. Yego, abana ntibigoye kumufasha kwandika igitabo, ni kimwe n'umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo buriya ku bana bo biranoroha. Urumva buriya y'umwana nk'ubu ngiye kubaho urugero, hari abo mfite batoya mu rugo, iyo musomeye agatabo nk'aka ngaka mpita mubwira ntaka gatabo inshuro nyinshi, ko nandika babireba inshuro nyinshi, nandikira mu rugo nkamubwira ndimo kwandika agatabo. Iyo nkarangije ndabwira nti dore bya bintu nandikaga, dore ngibi, dore bivaye mu gitabo. Akahita none se nanjye nakwandika igitabo, ntiyego wabikora. Ubu ngubu hari uwo mfite wiga mu wa 4, afatanya mu wa 4 primaire, afatanya n'urangije gardienne, hari agatabo barimo kwandika. Kukandika ni gute? We avuga inkuru uko yumva akurikije twa dukuru twose wagiye umusomera, nawe akagerageza gutondekanya ibye uko abyumva. Rero iyo arangije icyo mukorera ni ukumukosora. Noneho mufata amajwi se bya mubyibuke. Oya, umukuru we wiga mu wa 4 azi kwandika, aba yicaranye na murumuna we bakaganira bati tugiye kwandika gakuru, akamubwira ibye akabimwandikira, n'undi nawe gutyo. That is. Rero icyo nkora nk'abana, uramubwira iyo bamenye kwandika, iyo ari bakuru bazi kwandika, bavuga ati byandika uko byumva. Mera nkaho nawe uhimba umugani. Uribuka kera habagaho kutubwira imigani, kuducira imigani. Uzi ko baguciraga umugani mugacya mu gitondo nawe wahimbye uwawe, ugendeye kuri wawe undi bakubwiye. Abo rero mfite, cyangwa n'undi ufite umwana, niko bigenda.
nawe nk'ubu ngubu niba yabonye kano kavuga ngo isabukuru ya mubyara wanjye nawe bati ariko nta sabukuru y'amavuko nagiyemo y'umuntu runaka ko yabasuye cya kindi se buriya igitabo icyo nashaka kuvuga amenya uburyo inkuru itondekwa nawe niko nawe ayitondeka ashobora kwihimbiriye ashobora kuvuga ibyamubayeho bijya gusa n'ibya runaka ariko byanze bikunze niba yaravuze ko yavuye i Musanze akajya i Kigali undi azavuga ahandi kandi azavuga ibitandukanye n'amazina banaturanye nta rugendo yakoze ariko yavuze iyo event wenda barafatanije mu gutegura baragiye kuvoma bagashingisha bagakora bya bindi byose rero n'urugero nka kano gatabo twavuze ko twavugaje ajya gusura nyirakuru n'urugero n'urugero ni agatabo kavuga umwana wavuye iwabo mu rugo ajya gusura nyirakuru mu cyaro avuga ayo magenzi cyangwa se avuga urwo rugendo yakoze nta kindi bisaba rero ikigamijwe ku bana ni ukumutoza kubara inkuru no kumutoza kuyiyandikira uwo mwana utangira yandika agatabo cyangwa se akubwira agatabo kakamwandikira ushobora gusanga ari nka paje imwe harimo naho ushobora gusanga ari amagambo atarenze 30 bitewe na level y'umwana icyo umukorera ni ugufata ya nkuru ukayinononsora ukayongeramo ibitekerezo nyine nk'umwanditsi cyangwa umupublisher icya kabiri no ugashaka amashusho agendanye na ya nkuru ye yavugaga icyo bita the key image amashusho yibanze avuga ava mu nkuru nyirizina rero nta kindi ariko ababyeyi abarezi abarimu aho nta bana benshi bapfukiraniwe mu nganzo zabo kandi bari bazifite kubera uku kutamenya kutaganira nawe n'abandi ngo badufashe kumva ko ibyo bintu bishoboka yego barahari nk'ubu si no mu mashuri gusa abanza n'ayisumbuye barimo nk'urugero hari Kigali Public Library ifatanyije n'inteko y'umuco mu minsi yashize boroganije amarushanwa y'abanditsi abanditsi bakiri bato y'abana ariko ubonye resultat cyangwa outcome zavuyemo hariya ni ibikwereka ko abana bafite amatalent yo kwandika ahubwo nyine uko kubaherekeza rero ikintu tunasaba n'ababyeyi dusaba n'abarimu uwo mwitozo wo guha abana ukamuha uburenganzira n'agafata ikaramu n'urupapuro akiyandikira uko abyumva warangiza ugafata umwanya ukamukosora kera bajyaga batubwira ndibuka niga muri secondaire na primaire baravuga ngo nko mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa yego no mu kinyarwanda mwandike uko ibiruhuko byagenze buri wese yandika uko ibiruhuko byamugendekeye byari navuga ngo buri wese ni umwanditsi buri wese hari uwandikaga paragraphe ebyiri kakaba karacitse hakaba undi wandika amapaje n'amapaje naho rero ukuramo za talent icyo urangiza urabati noneho tugiye gukora inkuru imwe ihagarariye izindi cyangwa irimo abana bose turebe uburyo tuyegeranye wa mwana rero ibyo nabonye byavuye muri ayo marushanwa nuko bo twadukuru twahize inkuru zahize izindi bazikora mu gatabo kamwe buri mwana akajya abona ya nkuru ye ko yasohotse mu gatabo arishima cyane n'ibigo by'amashuri rero twabishishikariza gukora ayo marushanwa niyo ikigo cyakwiha iyo initiative kikaba ati tugiye kureba mu nkuru 10 zasohotse tuzikorera agatabo kamwe twebwe nk'abapublisher tuzaba duhari ku bwabo tuzabafasha kunononsora za nyandiko tubafashe gushaka amashusho agendanye nazo niturangiza tuvuge tutiduraga agatabo kanditswe n'ishuri runaka tukabahemo nk'impano ibyo twabikora ku kiguzi gitoya ariko wa mwana ukamuha motivation akagira ubushake kumushyigikira atekereza ko nanakura cyangwa ataranakura yatangira kwandika nta muntu urakubwira ngo ariko aho wandikiye ntibirashira ikigaragara cyo ntibirashira mbaye mu gusubirije rwose ntabwo birashira nk'uko babivuze ubona ko buri munsi haba hari ibishya ariko ubu ikindi aje ishinga cyane urumva ni ugusubiza ibyifuzo by'abatugana ukandikira abana kuko byari mu busabe bwinshi cya kabiri ni ugufasha uwo muntu ushaka kwandika ubu niho ngeze kuko nk'uko bibonye ngiye maze kwandika byinshi ikindi ndimo gukora ni ugushaka uburyo na translating cyangwa nahindura ibyo bitabo nanditse mu kinyarwanda nkabishyira mu zindi ndimi ariko biracyahari byo gusangiza abandi kwandikira abanyarwanda biracyahari ahubwo twabwira ngo nibitegure basome yego kandi nibitegure nabo bandike kugira ngo tuzasiga umurage mwiza wo gusoma no kwandika ndagushimiye rero ariko ntabwo nakurekura utatubwiye wenda nk'ikintu
tutaganiriye tutibutse kukuganirizaho nk'ikintu cy'ubutumwa, nk'ikintu ushaka yuko muri iki kiganiro cyumvikana kurusha ibindi? Murakoze. Cyambere no kubashimira Isango Star umwanya muhora muduha kugira ngo tugere ku bakunzi bo gusoma no kwandika bari hirya no hino biciye muri iki gitabo, muri iki kiganiro ibitabo n'amateka. Ikindi ni ubutumwa nshaka guha ababyeyi, mubyeyi udukurikiye, umwana udukurikiye uri imbere ya televiziyo. Ni byiza kureba televiziyo, ariko nanone ni byiza ko uha umwana igitabo. Mw'ibi biruhuko wiharira umwana ngo abe kuri za mbuga nkoranyambaga duhora tuvuga, kuko hari byinshi ahavoma. Ariko numuha igitabo banje gucishamo amaso, uzaba wizeye neza yuko ibyo umuhaye koko wabirobanuye bikwiriye. Rero reka nsaba ababyeyi bahe umukora abana mw'iki kiruhuko, amuhe igitabo, narangiza byibuze rimwe kabiri mu cyumweru, avuge ngo uyu munsi buri wese araza kumbwira icyo yasomye muri cya gitabo. Ni umukoro mwiza naho ababyeyi, ni umukoro mwiza naho abana badukurikiye bakunda gusoma, ni n'umukoro mwiza wo kugira ngo umwana nawe akomeze abe update. Baravuga ngo ukura udasoma ugasaza utamenye. Rero mwabana mwe, bana bacu, babyeyi, bavandimwe, twe gutuma abana bacu bazakura batamenye, ahubwo tubahe impano nziza isumba izindi, impano y'igitabo, impano idasaza, ndetse unatoza umwana wawe gukura mu bwenge. Kuko nkunda kuvuga ngo iyo umuntu aganira n'umwanditsi abaganira n'abantu barenze umwe, kandi inshuro nyinshi igitabo kijya gusohoka cyanononsowe, uba uzi neza yuko koko bya bintu muhaye byuzuye. Rero nicyo navuga. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha cyane. Sinzi nimba mu bitabo usohoye ibitabo vuba mu kwa gatandatu, sinzi nimba hari ibindi biri hafi, cyangwa uzabanza uruhuke unabitekereza utangire. Imirimo irakomeje kuko hari abantu benshi dukorana, singewe nkora ngenyine, abandi basigaye mu kazi bakora ku byo dufite. Mu gihe cya vuba rwose noneho nge nzabazanira abo twafashije kwandika igitabo, kugira ngo nubyumva atagira ngo ni amareshya mugeni. Tuzabazanira uwo twafashije kwandika igitabo cyiza kiryoshye, turarika n'abakurikira kino kiganiro kutazajya bakuraho ngo ni urushinge cyangwa kuri chaîne ya Isango TV, kugira ngo icyo kiganiro bazacyumve, twereke abantu ko bishoboka. Yego. Isano Publisher rero iracyari mu kazi, kandi rwose turakataje mu gushyigikira uruganda rw'igitabo mu Rwanda. Reka twongere tugushimire. Nanjye ndabashimiye Bwana Savio. Tunashimire abadukurikiye, dushimire abakurikiye Isango TV, tubabwira tuti ibitabo birahari, abana mubibagurire, mubibahe babisome. Emmanuel n'abandi banyarwanda benshi babanditsi biyemeje kubyandika, bazi ko hari icyo namwe muzakuramo. Turabishimiye rero. Ikiganiro ibitabo n'amateka nakagaruka. Njye na Xavier Bizimana.